uburwayi madamu wanjye bagafite bumumereye nabi ahora aryamye arwaragurika mu rwego rwo hejuru, umutekano wanjye hagati nawe ukabura mu by'ubu buzima, byatuma nashotorwaga noneho n'abandi bagore. Ibyo nacyo cyo gitero cyaranshegeshe cyane, bakangabaho ibitero bifuza ko wenda nabatunga, kandi bakabona ko ariyo nzira yoroshye cyane kuko babonaga ko ndi kumwe n'abatabyara. Ariko Imana yarahabaye iramfasha ndakomera cyane cyane maze kuyiyegurira, imaze kunkomeresha ijambo ryayo ikamihumura. Utarayiyegurira, yego, utarayiyegurira, ibyo bitero byakugoye gute, byakuganishije? Ntarayiyegurira, turi mu Rwanda tumaze kubana 93, twaje intambara yarateye tuza guhungira muri Kongo. Tugeze muri Kongo ikerekana ko byanzonze bikagera igihe nkatsindwa, icyo gihe ntaniyegurira Imana, nahise mwirukana. Tugeze muri Kongo aho bita ibyo mu mazu bitaga Burende, ariyo mazu yabagwamo impunzi yubatse muri shitingi. Bituma nshaka umugore, yaranabivuze mu buhamya, nshatse umugore nawe aza afite ingeso mbi cyane nkuko yabivuze mu ncamake. Ubwo mpita mwirukana, mwirukanye ubwo binyura mu rugamba rukomeye cyane. Madamu ariyo ngiyo ndongera ndamugarura nkuko yabivuze mu buhamya. Icyo gihe se wenda icyo gihe wumvaga umeze gute umwirukana? Byari byagenze gute? Imbarutso yabaye iyihe? Imbarutso kwari nta yindi mico mibi yari afite nagombaga kumuhora yatuma mwirukana. Naramukunze mu rwego rwuzuye pe, kuko mu kumurambagiza kwanjye namurambagije mu buryo nabwo n'ubundi buhamya bukomeye. Tubana dukundanye cyane, namurambagije hafi umwaka wose, turabana hafi 2 yego, imyaka 2 yose. Murambagiza mu rwego na wenda ntabura kubivugaho gatoya, kubera ko mvuka mu muryango waje wabagamo amakimbirane hagati y'umukecuru wanjye n'umusaza. Bahoraga mu mahane cyane, ariko nabatari bari umusaza wari waragize ikibazo cy'indwara y'iki gihe yitwa ihungabana ryo mu bwonko, cyangwa se icyo gihe bavugaga ibisazi. Yararwaye mu mutwe cyane, no agahora atesa mama umutwe cyane. Noneho mu kumutesha umutwe cyane, guhungabana k'umutekano wo mu rugo, abanumvaga byarambabazaga cyane. Noneho bituma mu gushaka ingezi Kigali muri 1985 ndahaba ndahakurira. Bigeze mu 2009 njya gushaka uyu nguyu, ndi hafi ntangiye kugira icyerekezo. Mfite imyaka 21 gutyo, natangiye kuvuga Imana yanjye, nubwo nari ntayizi, ndavuga Imana yanjye uzampe gushaka umugore witonda ku buryo tuzagira umuryango w'intangarugero. Bituma rero nitonda mu kumurambagiza cyane. Mbyitondera, namurambagije hafi umwaka wose ntaramubwira ko mukunda, kubera ko natinyaga ko nazazana umugore wazatuma ngira umuryango mubi nk'uwo navutsemo. Ariko ngize amahirwe ndamurambagiza mu buryo atazi, mu buryo bw'amayeri, simubwire ko mukunda. Ariko maze kubona imico ye myiza, intege nke agira, maze kubona aho izo nazihangana n'izo ntazihanganira, ariko kumukunda bituma byose icyari cyose kizamubaho nzamwihanganira. Nuko turarushinga 93. 93 nibwo twabanye mu kwezi kwa mbere. Tubanye rero nibwo haje kuba icyo kibazo cy'uburwayi bumeze gutyo. Ariko kubera urukundo namukundaga, kandi imico n'ingeso ye narabonye binyuze mu nzira zikomeye cyane, byatumye mwihanganira, kuko nabonye atari we, kuko imico ye cyane myiza niyo yatumaga numva nakumwihanganira. Noneho n'urukundo twakundanye mbere yuko dushakana. Nuko rero ikintu utagiye wibagirwa by'umwe mu bigeragezo byose byabateye, ukavuga uti uyu mugore ndamugerageje pe, ukabona yabyihanganiye. Ni ikihe gihe papa? Igihe cyaba cyaranyuzemo mu kigeragezo nabanaga nawe, ariko akajya byihanganira. Mu by'ukuri nta kintu kibi yigeze ankorera, ahubwo ninjye wamuzongaga cyane, ngacika intege kubwo kumbona nta buzima afite, kandi nta n'umwana tubyaranye. Akaba ari ucika intege pe, ninjye wamubangamiraga mu kubaho kose, nkamubangamira, ariko kubera intege nkeya nyine za kimuntu nawe urabyumva.
ariko nanamubangamira namubabaza yabagize agahinda karira cyangwa se akaba akarakara nkigarura vuba kuko namushatse numva mukunze. Noneho n'imico ye myiza yari ntagereranywa yatumaga ntabasha kumwihanganira rwose nta kibazo. Nta kibi yankoreye pe nabo ngo namwihanganiraho. Nuko rero mumpere mikoro mama Damour, mama Isaka, mama Blandine, tubwire rero uyu munsi wumva unezerewe gute kubona mumeze gutya mugeze ahangaha? Numva binejeje kuko nkuko nababwiye ubushize mu buhamya bwashize nababwiye yuko nashatse numva ko urukundo narereshejwe nakuze iwacu bankunda pe kandi nkuko nababwiye nakuze mfite igikundiro mu bantu nabo hanze barankundaga none numvaga ngomba kuzashaka umugabo tuzakundana none dushakanye rero nkuko nabivuze iriya ndwara iza kuba kidobya ituma nta umugabo njye nubwo twashakanye dukundanye indwara yo kuva indwara yo kuva namaranye imyaka 19 noneho ubwo uyu mugabo nubwo atabivuzeho umubajije ikintu yaba yarakoze kikambangamira yananiwe kwihangana ndetse ko nta mushinja ngo ni icyaha yankoreye nkuko nabwiye nagishinjaga Imana kuko nanjye nashyiraga mu gaciro nkabona ko kutanyihanganira kwe bitewe n'umubiri iyo ndwara nyine yatumaga abantu bakuru bamubyumva kugira ngo umugabo mubane urwara iyo ndwara ukamara amezi 3-4 bumva nta munezero ubuhari ntawo. Ubwo rero Imana yaje guhindura amateka nyiri uburwayi nkuko nabinyuzemo impa abana ukwezi kwa bucya ababwiye tutagize umva dusige duhora muri buki. Numva nezerewe Imana yankijije ubwo burwayi impa abana ibyishimo ntabonye mu bugeni mbibona dushaje. Ubu ngura bibona ndabibona urukundo rwacu mbona rugenda rukura nukuri suko yashye sino gushashaza uyu mugabo namubwiye nti uzambabare ntuzarambirwa ijambo ryo guhora nkubwira ngo ndagukunda. Kandi nawe arabimbwira duhora tubwirana nk'abasore ngo ndagukunda Fara ni nanjye ndagukunda nuko ni ndagukunda ni kandi rwose ngushimira ko waranyihanganiye kuko nubwo yanyirukanye arira bikaba ngombwa ko yigeragereza amahirwe ye ariko urukundo twakundanye ntirumushiremo akagaruka kundambagiza bwa kabiri nukuri mpora mbimushimira. Ati ndagukunda Fara yarabimbwira twabibwana mva ntagiye tutabibwira yumvise abikubwiye ati ndagukunda Fara wa mugani yavuga Françoise nyine umva biryoshye bite cyane numva biryoshye cyane umva ndanezerewe umva numva ndi kubyibuha umva bisi kandi ngashima Imana mbishimira Imana uko Imana niyo itumye tujyana mu zabukuru gutya iye taba Imana ntabwo twadusaza. Ufite imyaka ingahe? Ngewe ubu ngize 56 we hafi 50 wafite 59 yego. Nuko uyu munsi rero mana yanjye ufite ubwo bana batatu ni batatu Damour nawe n'umwana wanjye narabibabwiye umva arya witubwe ndimo birancamo harya Damour ngo byagenze biti Damour kandi iyo nkuru yagukoze ku mutima ndabibona mbwira nagiye ngo rega nabandi babyumva jya mba nibari Damour nyine umugabo nkuko nabivuze mu buhamya bwashize yananiwe kwihangana kwera umubiri ashaka umugore bamarana amezi 2 zafite ya ingeso ntababwiye ntashaka no kuzagira umuntu nyibwira numwe ntabwo burya kwandagazanya ari byiza. Umugano usohoreho ngo wirukana umugore uguguna igufa ukazana uyimirabunguri uwo mugore bamaranye amezi 2 aramwirukana nyuma yo kumarana amezi 2 arangarura tumarana amezi 2 nanjye kwera nyine cya kigegezo cy'uburwayi bwanjye bwatumaga atishima arongera aranyirukana arambagiza undi ari we babyaranye uriya musore Damour. Narabivuze yego Damour rero nawe ni umwana wanjye kuko naramureze murera afite imyaka 8 kugeza ubu urabona ko ari umusore ufatika. Yego nguyu namuzanye umva ibyuma namuzanye kugira ngo nubwo adakunda ibintu byo kwigaragaza ku mbuga nkoranyambaga ariko namuzanye kugira ngo abantu babimenye kuko
kambabwiye n'impamvu yatumye nishimira kugaruka. yego Abantu bishimiye ubuhamya bwanjye bakantelefona. Hariho rero n'abantu bameze nka ba Tomasi. Muzi ko mu ntumwa za Yesu harimo intumwa yitwa Tomasi, yavuze ngo nzemera ko Yesu yazutse